Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro, amahoro bakundwa bene data, amahoro neza. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mfite ishimwe rinini cyane kuri uyu munsi wa none ubwo tuvugana. Ndabona imirimo n'ibitangaza by'Imana, ndabona kugera neza kw'Imana kwabanye natwe, ndabona ubutabazi bwayo kandi bwabanye nawe unyumva. Mumfashe dushima Imana yaturinze ikaturengera kugera none, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tuyiramburiye amaboko, twavuga nk'umwanditsi wa Zaburi wavuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera, ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri kino cyumweru twaganiriye ku rukundo rw'Imana. Mbese hari uwaruganira akabishobora ko ari rwinshi cyane, ko rurenze, ariko nirwo twagerageje kuvugaho. Narinje gushimira bene data bambanjirije, none ubwo dusoza kino cyumweru tuvuga ku rukundo rw'Imana, nanjye unyemerere ubane nanjye muri uyu mwanya, dukomeze tuvugeho agace, tuvugaho agace, tumenyaho agace. Urukundo rw'Imana nta warurondora, nta warushobora, nta wavuga uko rumeze, nta wabibasha. Ariko mu nkundire twongere tubivuge, kuruvuga birakwiriye kuko ni rwinshi ruraturenga. Shimiye bene data bambanjirije, bavuze byinshi ku rukundo rw'Imana. Mana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Narinje kukubwira ngo dukunda Imana kuko ariyo yabanje kudukunda. Haleluya. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5, duhere ku murongo waho wa 6 tugeze ku murongo wa 8. Handitswe ngo tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe. Mu nkundire twongereho amagambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4, dusome duhereye ku murongo wa 9 dusome n'uwa 10. Aya magambo hari uwacu wayavuzeho mu kiganiro nanone cya Saveur Divine nyine muri kino cyumweru mu Giswahili. Imana imuha umugisha. Handitswe ngo iki nicyo cyerekana urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri. Ni hahandi nakuye umutwe w'amagambo. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Dukunda Imana kubera ko ariyo yabanje kudukunda. Bakundwa bene data, turimo turavuga urukundo rw'Imana. Abacu bavuze uburyo urukundo rw'Imana ari rwinshi cyane. Abacu bavuze uburyo urukundo rw'Imana rwaduhinduye abana bayo, rwaduhaye kuba icyo tutagombaga kuba cyo. Imana yaradukunze bene data,
kandi idukunda tutabikwiriye, iduha umwana wayo w'ikinege. Abacu abambanjirije bakunze kugaruka ku murongo wanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Niwo banze ryerekana urukundo rw'Imana mu by'ukuri, uko Imana yakunze abari mu isi cyane bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Inshuti mukundwa, Imana yaragukunze, nanjye yarankunze tutabikwiriye, mu gihe ngo twari abanyantege nke, twari abanyabyaha b'abapagani bari kure, b'abanyamahanga batazi Imana rurema. Muri icyo gihe kibi Imana aba aribwo idukunda, ibyerekanisha kutwoherereza umwana wayo w'ikinege ngo azadupfire. Muzi ukuntu bigoye. Ninde mwabonye wabasha gupfira umuntu akunda? Niyo yaba umwana wawe, dore ko dukunda abana. Niyo yaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe, dore ko muri mariage couple dukundana. Yo twagize umugisha wo gukundana, uko bisigaye binanirana Satani yabibye bibi akabatera kwangana. Ariko nubwo mwaba mukundana umugabo n'umugore, ninde mugore wapfira umugabo we? Ninde mugabo wapfira umugore we? Kera tukiri abana, tukiri abajene, hari igihe wajyaga kubona ukabona umuhungu akwandikiye agapapuro gato akandikaho ngo naragupfiriye. Ubwo yashaka kubwira ko yagukunze ngo urukundo rwinshi. Wapi? Ninde wabasha gupfira umuntu uretse Yesu Kristo wadupfiriye, yoherejwe n'Imana Data yadukunze mbere tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe yadukunze urukundo nk'urwo. Kera ngo ntabwo twari ubwoko, twari babi, twari kure y'amasezerano, twari tumeze nk'inyamaswa, twari mu ishyamba hirya iyo, ariko urukundo rwayo ruyitera kohereza Yesu. Yesu araza aradupfira, aradushaka, tubabo turi bo none. Twarakunzwe inshuti bakundwa. Bibiliya rero igitubwira, aho twasomye mu rwandiko rwa Yohana umurongo ubanza wa 8, muzi ko twahereye ku wa 9, haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Niba Imana yarankunze nawe ikagukunda, ibyo twahawe by'urukundo ikarutubibamo, ikarudushyiramo, natwe dukwiye kurubiba muri bagenzi bacu. Udakunda ntazi Imana. Dukwiye gukunda iyo yadukunze, hanyuma twarangiza tugakunda bene data. Imana ishimwe. Inshuti mukundwa, narinje kukubwira ko Imana igukunda. Birashoboka yuko wakoze mariage uri umukobwa uzi kuzakundwa n'umugabo wawe, ntabishobore kugukunda, urukundo nturubone. Narinje kukubwira ko Yesu agukunda. Birashoboka ko washyingiwe uri umugabo uzi ko uzabona urukundo ku mugore wawe, nturubone, kubera aho iminsi ya none mibi igeze, urukundo rwa benshi rwakonje. Ariko narinje kukubwira ko Yesu agukunda. Birashoboka ko uri umwana muto unyumva, cyangwa umusore, umukobwa utarabonye urukundo, utarakunzwe n'ababyeyi, cyangwa se wabaye imfubyi ukiri muto. Narinje kukubwira ko Yesu agukunda, kandi agukunda uruhoraho rutazashira. Inkundo z'abantu zashira zikarangira nubwo baba bagukunda. Urukundo rw'Imana igukunda ntiruzashira, ruhoraho iteka. Kandi nkundira nkubwire ikintu, nagira ngo nkubwire ko Imana igukunda nk'umuntu umwe. Yesu agukunda nkaho ari wowe wenyine uri mu isi. Iyo uza kuba ari wowe utuye mu isi wenyine, ntabwo byari kubuza Yesu kuza kugupfira, kuko Yesu agukunda nkaho ari wowe wenyine abona. Uri ikinege imbere y'Imana, uri ikinege imbere ya Yesu Kristo wagupfiriye, wagucunguye. Umenye ko Yesu agukunda nkaho ari wowe wenyine utuye mu isi. Uzi yuko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, n'Imana yabazaga umuhanuzi Yesaya, iramubwira ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye?
igeze aho iramubwira ngo ahari birashoboka ko ari abantu bo bakwibagirwa abana. Imana iramubwira ngo ariko nubwo bo bakwibagirwa abana babo, njyewe sinzakwibagirwa na hato. Imana ntizakwibagirwa na hato. Haleluya. Ubyakire ko Imana igukunda, ubyakire ko itazakwibagirwa kandi gukunda urukundo ruhoraho. Uzi ko yongeye ikavuga muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ikavuga ngo iraguhetse ku mugongo wayo, ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse. Nshuti mukundwa mwene data unyumva, narinje kukubwira ko Yesu yagukunze, n'ubu aragukunda kandi azakomeza kugukunda kuko ni urukundo ruhoraho. Niba warakunzwe urwo rukundo, ukaba ndagusaba ngo urwakire nawe. Uwakunzwe nawe arakunda. Imana igukunda nawe uyikunde. Yaragukunze iguha Yesu umwana wayo w'ikinege. Iragusaba iki? Ngo uyihe ubugingo bwawe nawe, uyihe umutima wawe nawe uyikunde. Niba hariho ikintu kibabaza mu buzima, ni ukubura urukundo, ni ukubura ugukunda. Ikindi kibabaza ni uko umuntu yagukunda wowe ntumukunde, ubabaza umutima we. Imana iragukunda nawe irashaka kuyikunda. Imana iguha umugisha. Narinje kukubwira ngo usoze iki cyumweru uzi ko Imana igukunda nkaho ari wowe wenyine. Usoza uku kwezi kwa 12 uzi ko Imana igukunda nkaho ari wowe wenyine. Usoza uyu mwaka wa 2023 uzi ko Imana igukunda nkaho ari wowe wenyine. Uri ikinege, ni wakira urukundo rw'Imana. Uwarwakiriye rugumane, nturwikureho, ntubivemo. Kandi nawe utararwakira, akira urukundo rw'Imana. Iragukunda ukuri kose, ntirobanura ku butoni. Nta yindi kondisiyo igusaba, ni ukuyiha umutima wawe, ukayizera, ukayibwira ngo ndaje, ukabwira Yesu ngo nguhaye ubugingo bwanjye, nzi ko ntacyo nashobora, ndashobojwe nawe. Mana niguha umugisha, Mana nigushyigikire, wakira urukundo rwayigukunda mu izina rya Yesu.